umuvugo uzajya kwa perezida. Mama icyo gihe yasohotse baramubwira ati reka tube tuganira na Fabrice nawe tuganira ukwawe. Mama nyibimubwira uko byagenze se. Ese avuga ati ariko wasaze sha. Ahantu abana bakomeye batajya bagera wowe na mudugudu nakuzi n'ubuyobozi isi banakuzi ngo ugiye kujya kwa perezida. Ati umubyeyi nyamubyeyi mu mwanya mbe kuri zonashe mu magatebe nicara ni munerekere kuri izo nango nambuke sanga biwacu mbatekerereza ibingenzi kuko umutima uratera utitsa ituturi gatemba amatama ngatemba ngatakwitaka ngataraka sanga umubyeyi yego haraganze mu rwatubyaye ni umubyeyi yogaheke umubyeyi nyamubyeyi Paul Kagame we mudasumbwa ni intwari nyantwari imena gitero ngabo y'isonga nyakatsi wacu haravuye ibati wacu riraganje bwacu wacu haravuye gira inka munyarwanda iri ku isonga shisha kibono n'uturima tw'igikoni twashinze imizi sinakubwira ese murabazi iki kuri uwo mubyeyi amashuri twese turiga umutekano mu gihugu ni wose amahoro mu gihugu yarasagambye dushime kandi turate nyakubahwa Paul Kagame waduhaye uyu mwanya wo kwicarana n'umubyeyi ari we nyakubahwa Jeannette Kagame ngo dusangire nawe kandi aduhe n'Imana zuje impanuro byose bizira icyashya amizero y'ejo hazaza reka soze ngana igicumbi mwebwe nkumburwa nkunda tuzongera dusubire muhorane Imana yari umusizi niyo nkuru Fabrice Bitakugana village Kagame wadiri I live Chujwamba village ngaturimbira ko ya ndirimbo ya Kagame ndavuga wa musaza simvuga kagasaza ndavuga wa musaza dutangira nituwe amatara ku muhanda akohereza abanyarwanda kohereza nko mu giturage zikagenda zigera kuri bose abakecuru n'abasaza uwo ni we musaza ndavuga wa musaza simvuga kagasaza ndavuga wa musaza dutangira nituwe nanjye tutangira komeza navuga wa musaza simvuga kagasaza unarapa nyine unarapa navuga wa musaza simvuga kagasaza navuga wa musaza dutangira nituwe amatara ku muhanda akohereza abanyarwanda kohereza nko mu giturage zikagenda zigera kuri bose abakecuru n'abasaza uwo ni we musaza navuga wa musaza simvuga kagasaza navuga wa musaza dutangira nituwe amatara ku muhanda akohereza abanyarwanda kohereza nko mu giturage zikagenda zigera kuri bose Sama nje nagendeshaga ibirenge gardere nigaga ngendesha ibirenge amazi yo koga nyine icyo gihe amazi abaga ari iboro kajya tujya gusaba amazi ku rukiko kandi warakana icyo gihe gato cyane Sam nari ndi muto nambaraga ibipira byashanye gutse nabaga nguye mu kimoteri cy'abakire usanga niyo mipira yabangagenda ngagafura akambara nyine hari n'igihe nashoboraga kwambara ngashaka kumara ikimwero noga nako nagira mwoga amazi ariko adafite isabune Sama nje nagendeshaga ibirenge gardere nigaga ngendesha ibirenge cyankweto nagiye mu hambere ku bw'amahirwe abarimu baranyataka mama aravuga ati reka nje guhinshura baso nyine uno munsi turemera tuburara ariko uzaje ku ishuri wambaye inkweto Sama zego naciyemo bikubarire nize groupe scolaire Rwesero ubwo ni groupe scolaire Mutusa nyine niko bayita yego niga uhava kubera iki ubu kwako iwacu twimukaga harya ntabwo mwari mufite aho kuba naho twari dufite aho kuba none ubu ndangije tuvuye aho ngaho ndangije njye ahantu bita kuri Garedene mu mikingo mu batwa mu mikingo ubu ngubu akaba agiye kujya muri segonderi reka tubivuge gutya kandi congratulations yabonye amanota meza yabonye amanota meza ariko ukeneye kuyareba ubwo urabyumva genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire yes reka nizere ko mumeze neza cyane n'abantu badukurikira umunsi ku munsi ku Rugendo Online TV turi kumwe na Jerry kuri kamera cyangwa se Rwanda Gospel Show ugiyeho naho ukore subscribe. My name is Sam Gakire. I'm back with my boy Nenguru Fabrice. How you doing? Seems like I was good. Are you happy? I am very happy.
Yego uyu munsi turagarutse tugiye kuganira abantu badukurikiye bari mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Iyo tuganira twishimye kubera ko hari biba bidutiye kwishima. Dukora ibiganiro bitandukanye uyu munsi ngira ngo turaza mu gice cyo kwishima cyangwa se gushimira abantu. Turashimira abantu mu ngeri zitandukanye. Man wambaye ikabutura ukuntu bazita icyambere nuko nambara ngabona ndagiye. Bayita ngo iki Ntago mbizi cyambara ngiye nuko nambara nkigendera. Iyo nkweto bayita iyo bayita cyuma mbere. Yego. Fabrice umeze neza cyane. Nta kibazo ndahumeka. Haryo maze igihe kingana iki i Kigali? Bisa nkaho mamaze amezi 2 n'iminsi. Amezi 2 n'iminsi. Yego. Iki kintu ukumbuye Nyamasheke? Ngomba inshuti zanjye zihari ndakurahiye. Ari ngeze ngukumbuye ku Mushogoro. Ubu ngubu ntago bara umushogoro nzawurya mvuye segonderi. Kuko nyine bagiye gutera mu kwa 9 bizasarurwe mu kwa 2. Agukumbuye mama wawe? Ndamukumbuye. Basabura gukumbura nyoko. Umuvyeyi wawe noti nyoko. Nabura gukumbura mama. Sinabura gukumbura mama wanje. Nahe mateka usangiye na mama wawe ujya tuma ubona ko harimo bond ikomeye cyane. Erega Samu. Ubundi kuba ndamaraso ye niyo bond ikomeye cyane. Ariko hari n'igihe unyurana mu bintu n'umubyeyi wawe bikomeye bituma kuba data yaradusize tukabinyura n'amaringe na mama. Tugakura nkazamuka nkabandi umusore uhagaze neza. Yego ndashima Imana cyane. Yego. Kandi ubu hari abantu batangiye kujya bakwiyitirira. Barahari benshi da. Kuko barahari benshi Samu nago. Ati ninge papa buriya mwana. Barahari. Kubera babona ubutangiye. Harya mukanya nawe guhamagara ko bwango ndi sa Fabrice. Hariyeka. Uriya reka tumwihorere ntago nitumuvugaho byinshi yego. Ariko niko babyonyine Imana ibivuga ngo hari indirimbo ivuga ngo azabazana Yesu azabazana n'abari kure bose Yesu azabazana. Babandi bose bagiye bakaduta turi mu bibazo iyo tumaze kumera neza Yesu arabazana akabagarura. Fabrice uri hano ngira ngo impamvu dushima katuye dushima Imana mbere na mbere. Fabrice wa wundi muzi nyine ari Nyamasheke, wa wundi muzi yambaye ibikabutura ari kuririmba ya hip hop. Ubu ngo ni Fabrice ugiye kujya muri segonderi. Si ibintu bishimishije cyane. Kira gihe ndakeka ko yigaga muri Gardienne, yiga Makoko. Harya wigaga hehe? Samuze go naciyemo bikubarire. Nize groupe scolaire Rwesero. Ubwo ni groupe scolaire Mutusa nyine ndiko bayita. Yego. Niga uhava kubera iki? Ubu kwa ko iwacu twimukaga. Harya ntabwo mwari mufite aho kuba? Nawe dufite aho kuba. None ubu ndangije tuvi aho ngaho ndangije njya ahantu bita kuri Gardienne mu Mikingo mu Batwa. Mu Mikingo kuri Gardienne yaho. Ndangije mbava njya kuri groupe scolaire Makoko. Aho hose wahimukaga kubera ubuzima nyine bwo mu rugo twimukaga. Nabwo mava wigaga wambaye iki? Hari umuntu ari kumbwira ngo hari akantu abantu bakunda kuvuga ngo mukore byukuje gukora cyane kugira ngo abana bawe batazambara imyenda yawe. Ari ukuntu umwana mu cyaro ari ukabona umwana agiye kwiga yambaye umupira nk'uyu mupira ko umwana arawambaye wonyine agiye muri Gardienne kwiga. Samu nje nagendeshaga ibirenge Gardienne nigaga ngendesha ibirenge cyankweto. Nagiye mu wa mbere kubw'amahirwe abarimu baranyataka. Mama aravuga ati reka nje guhinshura baso nyine uno munsi turemera tuburara ariko uzaje ku ishuri wambaye inkweto. Agenda ngurira bodaboda ndazigana no zirahengama sibaza ko ndiganya inkweto za bodaboda kuva mu wa mbere kugeza mu wa 4 Makoko ngeze Nyamasheke noneho kuri Sainte Catherine Nyamasheke B uri kumva noneho bo banga ko nigana bodaboda bashaka inkweto zifunze. Urazibura? Narazibuze Samu ndazibura kuko nambara uko turwambere rufunze njya kwa perezida kubeshya n'icyaha. Nibwo wambaye ku rukweto uravuga ati urukweto rufunze 2018 nibwo nambara urukweto rufunze. Ndavuga ati nanjye ubwo wari ugize imyaka ingahe? Ubwo uri kumva nari mfite imyaka 8. Ubwo nambara urukweto rufunze najyaga ngendesha ibire. None kina enze cyo yarageraga mu rugo zankweto za bodaboda nazikuragamo nkagendesha ibirenge kugira ngo zidasaza ejo bundi nkazabura icyo nzana ku ishuri. Nkazikuramo wakoraga urugendo rungana gute? Kuko ndabyibuka ko nasuye ikigo ari ikigo Fabrice yakunze kuvuga abantu babonye bita ngo Sainte Catherine Makoko. Icyo kigo ntago kibaho. Icyo gihe we nangira ngo nuko yari uwe kiri umwana ntago yarazi kubitandukanya, ariko ikigo bita ngo Sainte Catherine Makoko ntabwo kibaho.
habaho groupe scolaire Makoko. Makoko hakaba na Sainte Catherine Nyamasheke. yego Nyamasheke. Ibyo ni ibigo bibiri we yarabifasha arabikombina abigira kimwe akita ngo groupe ngo Sainte Catherine Makoko ntago kibaho habaho groupe scolaire ya Makoko ngira ngo twaranayisuye. Fabri Karame. urugendo nakoze njya wambwiye ko mwari mutuye ku Rwesero right? Hari ahantu byonyine moto yanciye zatuvanye hariya n'abo twari turi kumwe baduciye 1000 hari ahantu wagendaga n'amaguru none samuzi kirenze cyose hari none iyi imvura yabaga yagiye twarirukangaga kuko na mabuye menshi yabaga arimo ariko imvura yatabaga yaguye izuba ryarashe samu kandi izi kirenge ukumva ku butaka bwonyine bwashyushye ukumva mu birenge byakaje waziruka wakoraga urugendo rungana gute Fabri nk'urw'igihe kingana gute byibura nakoraga urugendo rw'iminota 30 buri munsi abo ari ukugenda ubwo uri buse no kugaruka ubwo ni isaha nyine wiga kugenda no kugaruka wiga muri gari none samuzi kibi naratahaga nkajya kurya mu rugo saa 6 ngongera ngagaruka kwa kundi se bapfunyikira abana urabona abana biga muri gardienne hari uburyo nyine gardienne uko byari bimeze nyine nyigera Makoko twigaga kabiri nyine leta yarakwiye kwiga rimwe twigaga kabiri bigashaka ko nongera ngataha nkajya mu rugo nkajya kurya nabwo ngasanga nabere ngongera ngagaruka ugasanga mu rugo nta kintu batetse ngongera ngasanga nta n'umuntu ari mu rugo ngongera ngagaruka wari hangana gugasora mwishuri kwiga se none wabigenza kundi gute iyo ageraga amahirwe yasangaga ikigega cyo mu kigo amazi atarashyuha gahita uvuga ati mbonye tuzi basi niko turi bunyirije mwibuke turi kuganira ku rugendo rwa Fabrice nubwo ntabwo ntaharagera ariko tujye dushima Imana y'Imana iguteje intambwe kuba Fabrice yararangije primaire ejo muri twagiye muri graduation ye nishimwe rikomeye ubu akaba yarakoze ikizamini ndetse ubu ngubu akaba agiye kujya muri secondaire reka tubivuge gutya kandi congratulations yabonye amanota meza yabonye amanota meza ariko ikeneye kuyareba ubwo urabyumva ntago ndi buyerekane gusa muzamubona yagiye muri secondaire wumve ko nyine kuba agiye kujya muri secondaire ariko yabonye amanota meza menshi ashimishije nabonye ibintu byinjisha umuhungu wanjye ibintu byose aba yagiye abigira ngo icyo bita gupfuka Fabri turacyari kuganira ku rugendo rwawe rwo kwiga n'imyigire yawe n'ibintu byagiye bigukoma mu nkokora mu kwiga waruvuzeho ku bijyanye n'ubuzima ubwo urumva umwana wiga muri gardienne by the way kujya ku ishuri yagera ku ishuri akavayo kajya mu rugo agasanga nta muntu hari nta n'ibiryo bihari urabyumva niyo waba uri mukuru ngira ngo ubwo buzima abantu bose banyuze mu ishuri murabizi ko bitoba byoroshye noneho rero umbwira Fabri kuva muri gardienne ya mbere iya kabiri ya gatatu ugiye mu wa mbere yego komeza umbwire ukuntu nyine imyigire yawe yari igora nagiye mu wa mbere ngira umwarimu mu wa mbere mura n'umwarimu inshuti yanjye tu icyo gihe ninjye mu ishuri rwa mbere nashubije akabazo nanjye kandi ngo mbona mwarimu arampitsa minota 30 mu mugongo se wa mubyeyi yego twagiye kumusura uwo mubyeyi arampeka mu mugongo yigira mu wa mbere primaire ubwo mu wa mbere ni Makoko ndiga ngera mu wa gatatu turatandukana numvishe mbabaye shaho Samu kuko icyo gihe nago nabaga ngitaha ngo ngiye mu rugo ibyo yaryaga nibyo twarabisangiraga kuko nyine yarabarimo barabatekeraga ariko yabaga yavuye iwe yanza n'ibyanjye ku ruhande yarazi ubuzima bwe wanyu yarabuzi kuko rimwe yigeze no kunza kunsira muri Vat Fabric kanzaje kugusura iwanyu araza aransura abona mu rugo naho nta kintu no munsi dukodesha nyiri byo ndaraza iyo azi ko tumuri midena afata ibitaga kubita kunzu none ko kubera ko inzu yabaga ari inzu yari imbaho anako ari nuza ari amabati yarakubitaga ukumva neza abantu agahita bahura akavuga ati se kwa Fabrice bigenze ute none se Fabri iyo nzu mwayishyuraga amafaranga y'icyo gihe twayishyuraga amafaranga 6,000 Samu mu rugo 6,000 byasabaga ko iyo mama yabaga agiye kwishyura yamaraga iminsi 6 turya senga buri munsi kugira kore basi saving kugira ngo akore saving inzu ibaze kumara iminsi 6 nyine nuzi mu byiza abaga ari 5 baze kumara iminsi 6 ugira urya senga twagiraga amahirwe icyo gihe mama akaba yarashesheje nk'ifu y'ubugari ubwo senga buri munsi twagombaga kugura dodo
dode z'iminsi 6 dukoresha ya sengsa tukavuga ati nago twayivaho sengsa sibyo kubera ko Sam reka nkubwire sibyo izo sengsa twari tuzi ko buriya nanobo mu rugo hari ikintu tutavaho kugira ngo tugiye kuva ku cyonga kuri rafu ya soya nubwo twaba dukize ute kuko irafu ya soya yaradutunze mu buzima bukomeye ariko turabutambuka yego nibwo nageze Nyamasheke rero life irakomera Sam life irakomera banyaka inkweto zifunze kubwo amahirwe ndane inshuti n'abayobozi yego n'inshuti n'abayobozi kuko twajyaga duhura mu nzira nkabwa ngo fab mbere uko njya ku matangazamakuru buriya narinzwi mu karere kacu kuko abayobozi twabaga tuziranye hafi na bari barakumenye kuki nibyo nendaga kukubaza ese iyi impano yawe abantu bamenye abantu barakumenye bamenye impano yawe ariko ntago baza ahantu byatangiriye ese mbere yo kumenyekana ubwo bavuze ko bari bakuzi n'abandi bantu bari bakuzi kuki Fabri Sam mbere ko abantu banzaga yuko umuntu wese twahuraga yagombaga kuva imbere yanjye yasetse imbavu ziri kumurya no hari ukuntu nanungu hari umufande ufite inyenyeri mu karere kacu ajya avuga ati Fab bura gatandatu cyusa dutsangire mu gitondo dufatane breakfast twebwe twitemberera Nyamasheke sibyo kubwa amahirwe akaza kandi tugafata imodoka ye tukajyana twirwa twitemberera nyine muri free kuko hari gihe baba bafite nk'akaruhuko tugatembera none ubundi rero natagirwa yamenyekana n'abayobozi bagiye bakomeye gutyo tujya turamenyekana none turamenyekana wabaga wababwiye ibikise nabaga nagiraga icyongereza cyatura turye kavuga tudure umwana uzi icyongereza iyo nabaga nse good morning how are you am fine icyo gihe nabaga nkubiye Sam kuko ku buryo numvaga ndi high stage ndumva nkubiye pe yego ibyo by'icyongereza ndabyibuka ko hari n'utu video twagiye dusakara abantu uri kubaririmbira uriya mushinga wari warawize uteho kugira ngo ujye uririmbira abantu bakijana ubwo ni Fabrice mbere yuko abantu bamumenya muri uriya muvugo yavugiye mu rugwiro Sam bisa nkaho ubuzima bwanjye bwatangiriye ku rukiko rwa Kagano n'ubuzima bwanjye wende bwatangiriye kuko ndibuka ko umuntu agiye kuburana aratsindwa sibyo ageze amaze gutsindwa amfata video sibyo amaze kumfata video sinza hano yijyanye kuko nawe se yigeze video uri kuvuga iki yandire mu ndavuga wa musaza sibyo byari bigenze ute nyine kugira ngo amenye ko nagiye nari nyine twakunda kujya gusaba amazi ku rukiko amazi yo koga nyine icyo gihe amazi abaga ari iboro twajya tujya gusaba amazi ku rukiko kandi warakana icyo gihe gato cyane Sam nari ndi muto nambaraga ibipira byashanye ngo nabaga nguye mu kimoteri cy'abakire usanga niyo mipira yabangagenda nkagafura akambara nyine hari n'igihe nashoboraga kwambara ngashaka kumara icyumweru noga nako nagira nkoga amazi ariko adafite isabune nkamara icyumweru niyo gira amazi sibyo ariko bigeraho birarangira Sam sibyo yego byagezeho birarangira ubwo uwo muntu nyine twaraharambwa ati nambwa ase mubyeyi wamfashije ko ndikumva merewe nabi wamfashije ukamereza ibiceri nkajya kurya ipura icyo gihe numva yarambwiye ngo okay ndagwa sengs numvaga ari ibintu birenze Sam wari umusabye amafaranga y'iki yo kurya kugira ngo nawe uri bumuririmbire cyangwa uri mundi buze kumuririmbira nyine oya ibyo kurimba byo nabo byarimo ayavuga ati nago amafaranga utakore aravuga ati se mukorera iki ndiri ngo hari indirimbo yakagamuzi se kuko ako kantu nako yarakavuze ndavuga ati yego ndayiza ati ngaho ndirimbira numve kuko nigeze kuyumva umuntu bita Big Dog yaririmbye Inyamasheke cyarushanwa ryari ryahabaye niyicariyemo kuko ngiye uwo munsi nyine abantu bateguraga ibitaramo indirimbo yamenyekanishije Fabrice ntabwo yariye by the way niyo umuntu ariko bamwitaga Big Dog ngira ngo ni umwana wari ufite impano ikomeye yigeze anatsinda n'amarushanwa agiye gufashwa na Minisiteri y'Urubyiruko ndabyibuka ku cyo gihe nari ndiyo nagiye no gufatayo inkuru bamwitaga Didoga yarazi kuririmba hip hop yari afite indirimbo bita umusaza n'umusaza yakoreye His Excellency nziza ifite ubutumwa bwiza niyo ndirimbo re Fabrice kwakunda abana baba batuye aho hafi baza murabizi ko mu cyaro haba hari abo salle polyvalente cyangwa se inzu mbera byombi abajene bakunda kujyamo bakerekana impano mva ntiyabaga ari bwinjiremo ariko yabyumviraga inyuma aho hantu rero niho Fabrice yakuye inspiration yo kwiba igihangano cy'abana ari nacyo cyamugejeje Imana ifite inzira nyinshi ikoresha kugira ngo umuntu ibintu bigende neza cyane Fabri ngambwira ukuntu byagenze indirimbo nyine wari uyumvishe kangahe kugira ngo uyibroke Sam nayumvishe rimwe gusa ariko kuko n'amamvu yose natayirangiza mu mutuntu duke nyine navuze mu tuntu duke niyo mpamvu nayirangiza ariko Sam
akimara kumubwira ati ngo ndirimbe ndaramuririmbiye amereza inoti ya 2. wamuririmbiye ngo iki? Ndavuga wa musaza simvuga cya gisaza, ndavuga wa musaza dutangira mituweli, amatara ku mihanda, kohereza abanyarwanda, kohereza inka miturage, kanyira zigera kuri bose abashicu n'abasaza. One musaza ari Paul Kagame. Yego ako kantu ngira ngo abantu barakazi Sam. Kuko umuntu wambonye icyo gihe akambura n'ubu ngubu atabona itandukaniro. Uzi imyenda nayo nambaye uze gukira ako gafoto kuri aka video ndagashyiraho turi kuvuga ibingi abantu murajya mukabona kari kunyuramo. Urebe iyo myenda nayo nambaye Sam. Ariko kubera Imana ndazamutse. Yego ako kantu rakamuririmbiye aragenda aragatanga ni nawe yo yabaye urufunguzo. Aragenda aragatanga yamaye inota 2 Sam. Yamaze iki? Nagurutse nyine aho ngaho yari akantu gato nyine ushaka kugatuga muri kaburimbo. Nagurutse ati nabaye mukire ati nabaye mukire nawe uranya nabaye mukire. Ngeze mu rugo ndabwira ati mama nabonye inota ya 2. Ngo iki? Kuko mama kumubwira ngo abonye inota ya 2 atarayikoza mu ntoki yari icyatari kumubwira abonye indi sura y'indi noti. Mama we yahingiraga abantu bakamuha icyatanu. Ariko nyine ndayamuhereza aguramo ibintu. Hashize nk'icyumweru tuhamagarwa mu biro by'akarere ka Nyamasheke. Turahamagarwa tugenda twicaramo, vice mayor ndanamushimira cyane, Mukamana Claudette ndamushimira cyane. Ninjiramo turagana bamwe ngo Fabrice rero hanga umuvugo uzajya kwa perezida. Mama icyo gihe yari yasohotse baramubwira ati reka tube tuganira na Fabrice nawe tuganira ukwawe. Mama nyibimubwira twe byagenze se. Ese vuga ati ariko wasaze sha. Ahantu abana bakomeye batajya bagera wowe na mudugudu nakuze n'ubuyobozi siba nakuze ngo ugiye kujya kwa perezida. Tuburize sha bajyanga bagugushuke mu mutwe. Nanjye penda mitambyumva nyine bitamvuga ati mama yese byamubwiye n'ukuri. Ariko nza kubijyaho nyuma burasinya nkunda kubeshya Sam. Uramuvuga arago ari nkegenye nabikoreye. Yego. Harimo ibitekerezo by'abantu. Kuko hari n'abagambo mvugamo kumva koko ko atarayanjye. Ako ari abantu bwabo bayambwe nanjye ngashyira mwayanje. Nanashima mukecuru wanjye no ambwiye ngo nagatemba ngatakwitaka ngatara nibyo ibyo bintu babije bikomeye no babinjire nyogokuru wawe kuko nge ntabwo ngatemba ngatara kangatara ngo mu magatebe nicare mbatekereze kuri zo ntabwo ibyo nge ntabwo nakubitekereza arangije arambwira ngo aya magambo arangiye ngo ugende yategamo none Fabri ikintu gikomeye n'imyaka wari ufite n'ukuntu uramuvuga wawuburotse bamwe bati bira bintu wabivugishijwe n'inzara. Oya Sam njya kuvuga kwa perezida namaze amezi 3 mbayeho neza ndya neza nta kintu mbuze. Kuko icyo gihe nari mbayeho neza nkora neza ndya neza ibiryo byiza sibyo Sam kubera uwo mugisha. Wabaga kwa Claudette kwa vice mayor? Oya nari narajyayo nabe kwa Claudette imyaka 3 mvuye kwa perezida kuva 2018 imyaka 3 yose nayibaye kwa Claudette nyine urare vice mayor. Sibyo ndahaba none memba amuvugo noneho cyo gihe hashize igihe baje mu rugo bazana imodoka irimo ibiryo ibyo kurya. Yego. Kuko bari barabona Sam nari nararwaye bwake ntago nakoshye nari nararwaye bwake nari ngiye no kurwara rickets. Ngiye kurwara rickets kubw'amahirwe nyine mbona umuti nyine itaragera kure. Ubumuga wavu ujye ukunda kuvuga nubwo nyine nibwo bwangarutse nyuma nagendashaga ikibuno nyine mbona nagendashaga nyuma nibwo bwaje nibwo bwari bugiye kuna rickets nyine ukongera bukagaruka ukazajya ukena ngarwa rickets. Ahubwo amahirwe kuko nari nangiye kujya mu bayobozi bahita bimenya baravuga ati ntago yajya kwa perezida afite nuza ntago yajya kwa perezida yararwaye rickets sibyo akarere kanjye akoresheje uko byose kuko ari taramfata neza nyine ariko nyine bari kwibana ko ngiye kwirwara barangije baramvuza tu ariko tugiye mu rwara babayeho neza bari kuvanga nabivugishijwe n'umuntu ko tubayeho neza turya neza agafirita akanyama buri genga shaka. Ubuzima bwarahindutse ngiye mbere uko menyanya n'akarere na meza 3 mbere uko njya kwa perezida ndya neza buri kimwe cyose nshaka ndaba nshaka nicyo kunywa bakakinzanira. Ariko ngo wagize ubwoba mwageze ubwoba na mama wawe? Ngiye nagize ubwoba Sam. Karere babahamagaye. Ariko Sam uziko ku karere mama tarahaza. Oya nago ariko ayeberwa Fabri. Sam ngiye nago ari niyo kukubeshya Sam ahantu kwa dutuye. Akarere k'Inyamasheke kari ku muhanda. Kari ku muhanda se bari munese abaza akarere. Ariko Sam nyine sibyo kuba yarakazi kugaca ari karatara kinjiramo ngo injire. Yego. Kuba yarakazi kugaca ganye no guca inshuro agiye kumurwa agiye kureba isambaza. Akagaca ngo cyari kukinjiramo nge ninjiyemo ngira ubwoba. Ariko ubwoba bwa mbere nagize no bwa mbere ninjira kwa perezida muri village Rugwiro Sam nibwo bwoba nagize. Umutekano nyine uri hari
watumye nyimara gusohoka mu modoka ngahita njya kubwira ngavuga ati mana nindamuka ncitse aho hantu instead yo gusubirayo sinzi ukuntu bizagenda. Yego Fabri, reka turi kureba urugendo rwawe rw'ubuzima ariko rurimo n'amashimwe akomeye kubera ko warafashijwe. By the way, twashimiye Imana, twashimiye ubuyobozi bwiza bwacu burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, tubushimira kubera ko Fabrice umuryango warafashijwe n'indi miryango. Iyo tuvuze Fabrice ntabwo twirengagije ko abanyarwanda benshi bagiye bakurwa mu buzima ubu bameze neza. Fabrice uburi hano ni urugero, ntabwo tuba turi kwibanda kuri Fabrice gusa twirengagije n'abandi bantu. Hari n'abakorewe n'ibirenze ibyo Fabrice ushobora kuza hano akavuga. Benshi bashimira ubuyobozi bwiza, tukanashimira ndetse n'abandi bantu. Yo tuvuze ubuyobozi bwiza tuba duvuga wera mu nzego zibanze kuzamura. Ikindi kandi twanashimira n'abandi bantu. Hari abandi bantu Imana ikoresha batari mu buyobozi, babandi bari hirya no hino bakishyurira abana bakabafasha, kavuga ati ndambika uyu mwana ndamugurira iki. Abo bantu bose reka tujye tubashimira. Fabri, iyo wirebye rero ubu ngubu ukabure ukuntu umeze, ukanareba urugendo rw'ubuzima bwawe wanyuzemo, ariko ruracyakomeje mugani. Cyakomeje Sam. Ni iki kintu bikwigisha? Sam bingisha, icyambere bingisha gukora cyane. Gukora cyane no kudacika intege, no kuvuga ngo none ndi umukene ngo nzahora ndi umukene. Wapi, njewe ndi umukire ku buryo butanashoboka, kuko njewe iyo mfite Imana mu biganza byanjye cyo gemba ndi umukire. Ikindi nigira mu buzima bwanje no gukunda mugenzi wawe Sam. Ngana ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda, kuko mu mategeko yose ari mu mategeko abiri Yesu yahinnye akayakora mwabiri. Niyo mpamvu Sam, irindi somo nakuyemo ni ukwiga cyane bavande, ni ukwiga cyane ugashyiraho umwete, kuko ishuri ni ubundi bajya bavuga ngo ikayi ni ikaramu, ikayi ni umurima, noneho ikaramu ni isuka. Yego. Niyo mpamvu isuka yanjye agomba kuyifata neza n'umurima wanjye ngawufata neza, kuko bera n'umurage wanjye wacu nta masamba agira ngo bazandaga. Ibyo bwacu ngomba kuzishakira umurage wanjye nkiga ngagera kure, kuko ninegereza ibyacu iwacu ibyo bintu ntabyo bafite. Niyo mpamvu ngiye ngomba kubyishakamo. Rero kuri ibyo Sam, sibyo? Ndibuka ubuzima bwanjye bundi busa nkaho bwa kabiri bwatangiye yinjira muri St Matthews. Yego. Namenye indimi Ikinyarwanda, ntago ndamenye Ikinyarwanda nubwo ari icyacu. Ushanga no kusanze Icyongereza kurusha Ikinyarwanda, kuko njerago mva nzi Ikinyarwanda Sam. Nanaga 10% ry'Ikinyarwanda nzi, ariko ubu nsigaye nzi Icyongereza pe, ndakivuga cyane. Wenda ntago nemera ngo ndakizi, sibyo? Ariko ndagerageza muri stage yanjye. Ntago nemera ngo ndakizi, ariko nyine ndagerageza. Stage ndo ntago nakemera ngo nzi Icyongereza, kuko ndacyafite urugendo. Hari abagome benshi naramenya, hari byinshi narumva. Ubwo nimara kubyumva nibwo nzavuga nzi Icyongereza, ariko ubu kuko nzi bya primaire n'ibiki, ntago ndagira secondaire ngo numva Icyongereza gihari. Niyo mpamvu ngomba kubihatanira rero. Yego, ni byiza cyane. Kadugane ku musozo, iki ni ikiganiro turi gukora cyo gushimira ndetse tunavuga ku rugendo Fabrice yanyuze ahantu abaje arugendanamo n'umubyeyi we ndetse n'abavandimwe be. Yigeze akomoza avuga ko yagize ikibazo cy'uko atabashije kugira amahirwe yo kubana n'umubyeyi wari we papa we. Ariko nanone mugani waravuga ati ngende umukiro kako mfite Imana. Tunasuhuza abantu bose aba single mothers, abantu bose bari gustrugglingana abana babo muri abariyo hasla kabisa. Imana kandi ije baha umugisha mu byo mukora byose. Umubyeyi wese umusingle mother wabyaranye n'umuntu se agusigana abana, Imana irahari kandi iragukunda. Wowe ikintu wakoze gikomeye cyo kugomeza kurwanira ishyaka abana bawe ukaba ukibafite. Abo bana n'abanyamugisha bazagusazisha neza. Fabrice afite imbere heza. Umugisha wamuturutseho wa mbere mama yatangiye kubona, abo mama wari mu nzu nziza ntagakodesha. Ikindi nuko araniga yiga neza. Ibyo byose byavuye ko nimba yaramusigaranye wenyine ntago yigeze amwinubira cyangwa se avuga ati uyu mwana nsigaranye papa wamwanze n'ibiki bigende nabi. Ariko imbere ni heza. Fabrice yaravuye mu cyiciro cy'amashuri abanza, agiye kujya mu cyiciro cy'ayisumbuye muri secondary, muri ikintu bita
ordinary level. nanjye ndarangije nanjye ngiye kurangiza n'amashuri nindangiza ishuri sanga zabanza mfate nk'iminota 3 nicaro nibuka inkuru amashuri ntago ajya arangira Fabrice uzatangira gutekereza kaminuza kandi wowe ufite ikintu bita kumenya ko ugomba kwiga amashuri yose abantu biwanyu batize n'ibindi byose ugashyiraho ukabana ukiga masters ukakomeza ukaba doctor ukabona za PhD zose ukazizana uyu mutwe wawe ugomba kuba ari wo ugiye kuba icyo ari kuvuga ngo wa munani wawe uyu ni umunani ya mirima mudafite za nka mutoroye bya bindi byose ugomba kubitwaramo hano ukayivuga ngo mfite inka nyinshi ndi umukire kubera ko mfite iki mfite ubwenge kandi ibintu byose uzabigeraho kubera ko wakunze Imana nakunze mbere wigeze kubivuga ngo kubera ko nakunze Imana nkanagira nti gukunda Imana nicyo kintu cya mbere ukanagira ikintu bita discipline habaho uzajya kwiga hose urabizi neza ko ari rwo rufunguzo rwo kugira ngo umuntu agere kuri success zibintu ashaka kugira discipline ibi ya mbere ujye unasenga Imana kirenjejeho byose unakunda ishuri ariko ndabizi ko urikunda kandi ibintu bizagenda neza be blessed rero reka dushimire abantu bari badukurikiye dushimire abantu bose bafashe Fabrice n'abari gukomeza kumufasha shimire abantu bamwishyurira by the way Imana ibaho umugisha cyane dushimire abantu bose bigeze bagira ikintu bakora kugira ngo ubuzima bwa Fabrice buhinduke apare y'ubuyobozi bwamufashije muri byose no gutura reka hari n'abandi bantu bagiye bafasha murabazi bagiye bamufasha mu buryo bwo mu buzima haba ba Sarongo haba ba Sana Joyce Bucyana haba n'abandi bantu bari mu hanze mu Rwanda abantu bose bagiye bavuga ukakana ndagakunda lemi kamugurire wenda n'umufuka w'umuceri yajyane mu rugo agiye yigameze neza Imana ibaho umugisha kandi n'abagiye gukomeza kumufasha mwabyumvishe Fabrice wanyagiye kujya muri segonderi ubwo ushobora kuvuga ati n'ubundi nanjye Fabrice kubera ko mukunda reka mbigenze gutya azajye ku ijuru yishimye aje adufashe Fabrice yabonye amanota meza Ego vabu nyavuge nyereka abantu cyangwa nze kuyashyiraho reka nze kuyashyiraho muyarebe turaza kuyashyiraho jira araza kubikora turaza kuyashyiraho muyarebe ariko yabonye amanota meza congratulations bro and urugendo rurakomeje urugendo racyakomeje peace